Muraho, amazina yanjye banyita Hiridize. Ngiye kubasangiza inkuru y'ubuzima bwanjye. Nabyutse ndi umwana umwe mu muryango ukundana kandi ukunda Imana. Papa na mama barakundanaga, ariko ibyo ntibyakiye kabiri. Mama yaje kwitaba Imana. Papa yakomeje gukora inshingano ze nka papa, anyitaho ampa ibishoboka. Igihe kiragera aza gushaka umugore ari mukadata, ariko mukadata ntiyigeze ankunda nk'umwana we. Anziza yuko navukanye ubumuga bwo kudidimanga, ariko sinigeze mbyitaho, ahubwo namukunze nka mama. Gusa mukadata ntiyigeze aza akunda podata, ahubwo yaje gukurikiye imitungo. Igihe kirageza baza kumushuka, bagenzi be baramushuka, bamuha imiti ngo ayihe papa, arahita amuha imitungo. Yaje kuyimuha, none birangiye yiciye umugabo na ya mitungo atayibonye. Ndakomeje mu buzima kandi nkomeje kubana nawe, kandi igihe kizagera nihorere. Hatabine birayindaje hari aho ngiye. Kubiki? Hatabine birayindaje hari aho ngiye. None ranye ntambaye. Kinanye araho ngiye. Nensotse gatoya ngo. Asubu nawe koko mwana wanjye. Mu gihe ndi hano kandi numushaka kwigendera. Ako kuko wamiyumba barakwera. Ngewe mati bibirayi kandi ngiye. Bihate nawe ntabyo mpana. Shayi hangane dore mwana wanjye ntago mpari. Boss yambwiye yuko hari ahantu nzajya mu kazi kandi mafite amezi 3. Wakihanganye ukabimatira mwana wanjye ko ngiye ku muhanda kuzana igikapu nka fatinga ngiki. Boss yambwiye ngo ndamara amezi 3 hari hano mu rugo. Singusiga mu rugo hano. Amezi 3. Mwana wanjye binkorera. Wowe waragiye? Ngiye kuzana igikapu ntwara udushoboka, ariko teka vuba nze ngende. Sha naje kamutekere kambika. Ndagenda uje. Reka kanze mwereke. Hari umunsi wa show uyu munsi. Wow. Ndakini yihe none wara koko mana warakoze waragiye amezi 3 azasanga iyi nzu narayikodesheje nari munsi. Uze ni indirimbo mbyina. Buzi indirimbo byina akose nta n'indirimbo nkunda iri hafi ngo nkwereke. Uzi gukira umuntu mani. Sinebe nazuriye. Muze ugiye muduki. Cangiye ko nikorera kino giti nyine ukuntu. Aho ubundi nako n'umuntu yagize wakwirirwa wicaye wa mwana we ukabona ukarya gusa. Dore Amugabo wajeje hano ndashaka yandu. Yanuza niyo ngiye gutunganya, ariko ukoze hasi nyibutse buyesha. Wa muntu uturi mideli. Turajya kumureba no munsi. So uyu munsi yari yaduhaye. Reka karakabwa yakoze ibi. Nakabwa ariko no munsi ndagafata mu mapantaro n'ukuri kwino.
agomba kuyama ahubwo se ubusindi gutinda ko twakagiye kumureba. Nta kuntu twagira tukareba ukuntu ukajya kwishyuza wa muntu nanjye nkajya kureba uwo muntu nkajya kureba uwo muhungu turimo aya mafaranga tukaza guhurira aha ngaho nzaniye amafaranga nuza utayazanye nundari mande ari amafaranga ndayagakeneye ngamaze amezi 2 none se urumva ibintu turimo n'akazi turimo mwana dore none se ubu ngubu kwiriya ndago turajya umucerera umuceri se sha umuceri wa mwana nawe ukunda kubi umuceri nago nyine uri kugira ngo abantu baje barahora baragiye n'umushogoro n'ibijumba iyo Did you pick up the jalebis? We are waiting on you. We have a special customer who just put an order in. Hurry up now. Yo, is she still here? Yeah, she's still here. I'm going in. Oh, no, my brother. I'm going in. Go to lunch. imiceri ni ibinyabazungu ndakubona gukunda muri filime baba bari kujya hano muri resitora ukuntu baba bameze bicaye biriya bintu nawe ujya ubibona uriya n'ibyo birya abanyakigali rero biriya baba bashaka kuba nk'abazungu nabo none se waje urekana natwe tukajya ngenda yundi iravuna tuje turacishamo natwe tujye ku muceri w'abazungu ducishamo rimwe nta kibazo si ubwo tuzareba nuko biba bimeze ushaka uburyo turagujya nijoro kashagira indaho gakubitwa n'inkuba ukarya utazi no kwishyuza ibyo ni ibiki birangaho bigerayo ndebe ibijumba bavuze ngo baragira n'ibijumba ibijumba by'umweru aha nuko bagize baravuga karya umuriro haguruka aho ngaho tujye kwishyuza uri uwo kurya gusa karya umuriro haguruka aho ngaho tugenda tujye kwishyuza uramuka Kore ubanza ubisubize mu nzu usubire kureba wa muntu nanjye ngiye kureba yambwe tubifitiye amafaranga yasanduku maze amezi 2 anga twavuga ugiye ugende ngiye kwitegura njye kwirebera wa muntu murebe ndaje tugire byo kumureba isaza nacyo kari gicyuyira muze akivuze ngo bari ibyo turararira ubundi umuntu areba uno na nijoro yakumira kake niko se Ridi ushimishijwe n'iki nukambwe ngo ndagiye ahubwo se aho uvuye aho wari ugiye uvuye kikapo ntacyo uzana garukiye mu nzira kubera iki bose namamagambira yuko yabonye uhasiga ngo bose aramamagaye ambwiye ko yabonye undi uhasiga atabwiye ati ngo bose kibosi na kiwakinye enda byatereka nze mpindure dore kunyina niyanduza shaka ikiburari niko namikino urongo ukabutari wajya kureba wa ese singiye kugenda kari kubera bavuze ngo manze naje ndimo ndabona mbisoje rero ubwo ngubwo turaza guhurirayo ariko ugiye vuba uzajya ushyiramo umwete ukora ibintu vuba vuba bive mu nzira ngiye kureba wa muntu ariko ndube wanyweye cyangwa ikoma irukanka ugende uzereba wa muntu kandi duhurira aha ngaho nzaniye amafaranga naje kumureba 50 yazana 50 navuga ngo ni 50 nakubwiye irasanduka yari original iriya twayikoze tuvunyura byo navuga ngo aragaza gira vuba ugende uzana ayo mafaranga
Dize uri mwiza nahawe na rurema bwiza bwanjye ndagukunda kandi cyane gerageza kunyumva pe basi ntukanyirengagize wirengagize ibyiza naba nagukuri nawe ibyiza wankoreye sinjya mbyirengagiza niyo mpamvu ngoza ku mutima warangije kuvuga nuko numva nawe ibisigaye ijambo ryawe basi ndagukunda cyane nyumva kandi